ndavuga Rambo nyine uwo wari umusirikare apana nyine uyu Sylvester Stallone. Yes, tuje kwinjira kuri uyu mukinnyi wa filime bita Sylvester Stallone cyase uwakinnye nka Rambo ari nawe watumye cyase mwamenye uyu mugabo. Uyu mukinnyi wa filime bita Sylvester Stallone cyangwa se Rambo afite ubuzima busanzwe n'umuryango we, afite abana batatu harimo aya basi. Uyu munsi rero mugiye kunyemera tugiye gukora igice cya kabiri kuri umugabo wita John Rambo. Ubushize ubwo duherukana ubushize mu kiganiro cyavuyeho, link yayo muyirebe muri comment cyangwa se muyirebe muri description, murebe ikiganiro cya mbere twakoze. Twabashije kuba twareba bimwe mu by'ingenzi John Rambo cyangwa se ubuzima yabayemo, ariko tuza gukora inkuru ntoya. Ariko uyu munsi tukaba tugiye kuba twayirambura cyangwa se twayishyira ku mugaragaro, ariko tukabirambura nyine bihagije kabisa ku buryo nawe ubasha kuba wasobanukirwa uyu mugabo bita John Rambo. John Rambo kuba atamuzi, ni umugabo uzwi nk'icyamamare cyane cyane muri filime zijyanye n'intambara, Warriors n'izindi filime zigiye zitandukanye. Gusa ariko ndakeka ni kuba muzi mwagiye mumubona muri amafilime y'intambara. Bango uyu mugabo cyane cyane yagiye kumenyekana, filime ya mbere yamushyize wenda yatumye aba icyamamare ni filime bita First Blood. Iyo filime ni filime yakozwe kabisa imugira icyamamare cyane. Gusa ariko ibyo si by'ingenzi. Uyu munsi turaza kureba ngo ese uyu mugabo wita John Rambo, ngira ngo wenda hari amakuru y'ibihuha mwagiye mumwumvaho ko yahoze ari umusirikare cyangwa se yarwanye intambara ya Vietnam. Gusa ariko aka kanya ukaba utarasobanukirwa ngo ese koko ni ibyanyabyo cyangwa se si ibyanyabyo. Ndaza kubabwira koko abantu mwibaza ngo ese uyu mugabo aka kanya cyangwa se dore turi mu 2026 kandi muramuzi kuva kera cyane, ese ubu abayeho ute cyangwa se ubu ngubu akora iki? Ese afite umuryango? Ego afite umuryango. Ibyo nibyo bintu ngiye nyine kubabwira muri rusange cyangwa se nkabanyuriramo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Cyane cyane hari ikintu cyamabaje muri ubuzima, nuko ugomba kumenya ko yapfushije umwana w'imyaka 12. Gusa ndaza kubasobanurira muri rusange cyateye urupfu rwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero wowe uri ahangaha kuri iki kiganiro nagusaba kanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu n'andi makuru agiye atandukanye y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ukanda subscribe, ukanda like, wibuke no kwandika comment y'indi video waba ushaka ko twazabakorera cyangwa se y'undi muntu runaka twazabakoreraho. Reka tureke gutinda, reka twitangirire. Dore ngibyo mu bintu byatumye uyu mugabo bita John Rambo akundwa cyane, nuko yahoze ari umusirikare cyangwa se yahoze ari special forces. Ashobora kurwana wenyine agatsinda abantu benshi, akunda gukoresha ubwenge cyane cyane n'imbaraga. Inkuru ze zigaragaza ubuzima bw'abasirikare nyuma y'intambara. Wenda ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko nyuma y'intambara ya Vietnam, ngira ngo mwarayumvishe ko umugabo bita John Rambo yayirwanyemo. Iyi ntambara yamuteye trauma cyane cyane, abaho nyine yigunze, yihebye. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya cyangwa se nawe aka kanya ngira ngo simbizi niba wari ubizi, gusa ubimenye ko uyu mugabo nyuma y'intambara ya Vietnam yabayeho nyine mu buzima yihebye. Ese ushobora kuri kwibaza ngo ese byatewe n'iki cyangwa se nyuma y'iyo ntambara habaye iki cyatumye uyu mugabo w'intwari cyangwa se uzwi nk'intwari yaje abaho mu buzima abona ko isi yamwanze? Ibi nibyo ngiye kuganiriza muri rusange. Uburyo twabivugamo nuko ugomba kumenya ko Rambo ari umusirikare wihariye wa Green Beret, warwanye muri Vietnam, azwiho gukora mission zitoroshye wenyine, gutabara abagenzi be, no gutsinda abanzi benshi akoresheje ubwenge n'ubuhanga bwo kubaho mu mashyamba. Nyuma yuko twinjira muri byinshi cyangwa se nyuma yuko dukomeza imbere mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, nuko ugomba kumenya ko Rambo, uyu mukinnyi mubona nka Rambo cyangwa se mwumva ko abenshi yahoze mu gisirikare cya Vietnam, ariko uyu musirikare mubona nka Rambo ntago koko ugomba kumenya ko ibi bintu atari ibyanyabyo, ko koko yahoze mu gisirikare. Yego hari umuntu wanditswe mu bitabo cyangwa se iyo ntambara yashyize hanze amakuru yayo ko yahoze mu gisirikare, ariko nyine uyu Rambo mubona muri filime yaje nk'umukaragita, nyine yaje ari copyright yo musirikare nyine mu gukina filime, kuko nta musirikare wava mu gisirikare ngaze ngajye gukina filime. Ni umuntu nyine wafashe izina rye aza gukora nk'ibyo mbese yakoraga, kuko njyanga abenshi mabona ko Rambo filime ze nyinshi akora filime za gisirikare gusa cyangwa se filime zijyanye n'ibintu by'intambara. Ariko icyo ugomba gusobanukirwa nuko uyu mugabo John Rambo hari undi nyine
hari undi mugabo nyine witwaga Rambo warwanye mu ntambara ya Vietnam. Ubwo rero nyuma yaho aza kurwara trauma abona ko isi yamwanze, ndetse ngo hari n'andi makuru yaje ko uyu mugabo yaje nyine atangira kwangwa. Ariyo mpamvu bakubwira ngo ikiremwa muntu kiratandukanye, kubera ko bitewe n'ibyo yakoze ntabwo babiha agaciro, ahubwo habayeho nyine kuba barahombye abasirikare, gupfusha abantu benshi cyane. Ubwo bituma nyine aza arwara trauma n'abantu benshi baramwanga, bavuga ngo uko byagenda kose niwe wabigizemo uruhare. Ubundi uyu mugabo mubona mu mafilime izina ry'inyanya ryitwa Sylvester Stallone, cyangwa se tubyite Sylvester, ariko ni Sylvester Stallone. Yes, muraza kwihangana rero nimukomeza kumva hari amagambo agiye agarukamo. Ubu none nibwo tugiye kuvuga inkuru ya nyayo, cyangwa se tugahera ku murongo nta kindi kintu tubavangiye. Tuvuga ngo John Rambo ni umukaragita wahimbwe mu gitabo cya First Blood mu 1972, akaba yarakinwe cyangwa se yarashishuwe n'uwitwa Sylvester Stallone. Rambo yahoze ari umusirikare w'ikirenga, cyangwa se tubifate nka Green Beret, warwanye mu ntambara ya Vietnam. Akunda gukora mission zitoroshye, cyane cyane wenda akunda kurwana ari wenyine agatsinda abanzi. Gusa ikindi kintu cyihariye nuko ugomba kumenya ko we ubwe yashoboraga kuba yafata umwanzuro wo kujya gutabara bagenzi we ari wenyine, cyangwa se murabizi hari ukuntu nyine nk'abasirikare wenda mujya nko kuri mission runaka, ariko bikaba ngombwa ko bafata nk'abasirikare, izo zitwa imfungwa z'intambara. We ubwe ngo yafataga umwanzuro wo kujya kuba yabatabara ari wenyine. Nyuma y'intambara Rambo yabayeho ahungabanye, cyangwa se tufate nko kuba yarari muri trauma, aba wenyine kandi abantu ntibamwumvaga. Inkuru ze zagaragazaga ubuzima bw'umusirikare ugarutse mu buzima bisanzwe, ariko ahanganye n'ingaruka z'intambara. Nta muryango afite, nta mwana, nta mugore. Ibi byose byerekana ubuzima bwe bwo kwigunga n'ububabare. Ubwo ndavuga Rambo nyine uwo wari umusirikare, apana nyine uyu Sylvester Stallone. Yes, tuje kwinjira kuri uyu mukinnyi wa filime bita Sylvester Stallone, cyangwa se uwakinnye nka Rambo, ari nawe watumye cyangwa se mwamenye uyu mugabo. Umukinnyi wa filime bita Sylvester Stallone cyangwa se Rambo afite ubuzima busanzwe n'umuryango we. Afite abana batatu harimo wenda akakanya. Yes, afite abana batatu harimo Sage, Sophia, Scott cyangwa se Socrates na Sistine. Gusa akakanya mvuze bane gusa, ariko nyine impamvu mvuze bane cyangwa se impamvu tubifata nkaho ari batatu nuko uyu Sage yari umuhungu we nyine yaje kwitaba Imana. Uyu wenda reka tuvuge kuri uyu witabye Imana, uyu bita Sage nyine, uyu nabanje kuvuga bita Sage Stallone yavutse mu 1976, ariko yitabye Imana mu 2012. Urumva ni vuba, ntabwo aciye igihe kinini, urumva aciye imyaka igera muri 10 n'ingahe. Ibintu byabaje cyane Sylvester n'umuryango we nuko uyu Stallone yavuze ko Sage yari impano idasanzwe, cyangwa se uyu mwana we ngo yari impano idasanzwe kandi akundwa cyane, ariko ntiyigeze atanga amagambo akomeye yo gufasha abandi. Byari ububabare bwe bwite bw'akababaro. Gusa nyine aya ni amagambo ngira ngo murabizi ku wenda ku bantu mujya ku biriyo, ni ukuvuga ngo hari amagambo nyine wenda umubyeyi runaka avuga, cyangwa se nyine ibintu bisa nkaho nyine ari ukwirema akantu k'agatima nyine, cyase kubwira nk'abantu bari aho ngaho. Ngo umuryango we ni uko nguko wenda amakuru twari dufite make y'ingenzi. Nimfatisha andi makuru nshaka kuzayabaha yose yuzuye kabisa. Ngo ugomba kumenya ko John Rambo nyine ubu akanya tubaze neza yari afite umuryango. Akakanya nyine tubaze abafite umuryango baba ari abantu batandatu, abana 4. Gusa nyine harimo abakobwa 3, abandi bakobwa ni 3. Uwapfuye yari umuhungu. Afite abakobwa 3, afite umugore nawe, bose ubu ngubu barahari. Wenda ndi mu bishaka nshobora kuzabakorera wenda akakanya abo bakobwa ese ni bantu ki bakora iki. Ndi mu bishaka gwandika comment wowe wageze kuri umunota, nkwibutsa gukanda na like kabisa kugira ngo nzabakore ikindi kiganiro. Ubwo ni mu bishaka nzabakora igice cya 3 kivuga muri abo bana be, cyangwa se akakanya babayeho gute, mbereke nyine buri kimwe cyose kabisa.
ubwo ukande subscribe, niba uri mushyashya wandike comment mumbwire icyo tuzakurikiraho, ikizakurikiraho muri video ikurikira.